nyine manuka ugwamba kuri neza mukanya garasimbuka niko ari kuvuga mu gihe ari nataje ubwo inzoga z'umutekano ziramukurayo manuka We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. ko aravuga ati yakunze umukobwa yitwa Aline yamuri 500 none ngo arashatse umugabo. Aline yashatse umugabo none yahisemo kuza kwiyahura buriya ngari buriya ariyahura ngo mukanya garasimbuka niko ari kuvuga mu gihe ari nataje ubwo inzoga z'umutekano ziramukurayo manuka wambeze nyine manuka ugwamba kuri neza wamanutse mwungi wamanutse neza mwungi waretse gutera abantu akazi kamanuka yego nitwa Mukamira Aline ni wowe uwo musore yahoze avuga ko ari we watumye yimanika hano wowe ibi bintu wabimenye ute uyu musore usanzwe umuzi kwimubana cyane muzi n'inshuti yanjye cyane yego rero twavuganye mu gitondo mbwaka ariko nshaka mbwira ko bidakunda. Turi mu karere ka Gasabo, aha ni mu murenge wa Bumbogo, turi mu kagari ka Musave. Nkuko mubibona hari abaturage benshi batandukanye tuhasanze, ariko bose bahurujwe n'inkuru nakwita ko ari amayobera y'umusore witwa Niyomwungeri uri mu kigero cy'imyaka 23. Abaturage batubwira ko amaze amasaha agera muri 2 yahagaritse imirimo yose muri aka gace, dore ko ngo n'umuriro bawukupye bitewe nuko ngo yuriye iri poto yageramo hejuru ubundi agakuramo imyenda yose akayijugunya hasi, ariko abari kumwegera ari kubabwira ko ngo ari umukobwa bakundanye, ariko ngo akaza kumutwara amafaranga ndetse ngo bikanarangira amwanze, akaba ariyo mpamvu yaje kurira iri poto. Tuhageze twaganiriye n'abaturage, ariko nanone twaganiriye n'ababyeyi b'uyu ndetse by'umwihariko n'uyu mukobwa ari gushyira mu majwi, nawe twahamusanze turaganira tumenya byinshi, ni inkuru uri buze kumvamo byose ndetse ukabisobanukirwa. Ndagira ngo kwikubitiro mbere yuko twumva abaturage dusanze aha mbanze nkubwire ngo wowe udukurikira umunsi ku wundi, kuri ubu ushobora kwiga umwuga uwo ari wo wose, n'ubundi ni ikigo kimaze kuba ubukombe, ni ikigo cyitwa Umuhuza Business and Training Center, ni ikigo giherereye mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko gifite icyicaro gikuru i Nyamirambo ahazwi nko kuri 40. Ushobora kubavugisha kuri iyo nimero ubundi bakagusobanurira byinshi, nawe ukabasha kuba wakwiga umwuga ariko waguhindurira ubuzima. Abaturage dusanze aha baratubwira ko uyu musore icyabaye imbarutso yo kugira ngo yimanike muri iri poto ari umukobwa bakundanye ngo bakaza gushwana. Reka tubanze twumve abo baturage bamubonye acyurira, bamubonye mu bambere agera muri iri poto. Aha ngaha duhagaze ni muri Ramba. Akagari ni Musave, umurenge wa Bumbogo. Bigenze bitese ko twegewe narindi muhirambura umururagiye ngiye kureba ngiye bihashize nk'isaha nk'amasaha 2 ndavuga ntese umuriro byagenze bite, ntimenya rege irimo ukora hepfo duturanye na boîte yantuza ya rege nyine njya kureba, ngiye nsanga ntabwo ngiye mpura n'abantu barambwira bati hano hepfo umuntu yagiye uri ipiro niyo mpamvu bakupye umuriro. Nuko byagenze tugeze hano rero tubona umutipe dore ngo hejuru yafunze akazi kuva saa 7 kugeza iki gihe. Muramuzi? Nuwa muri quartier yahanga hafi ngaha. Biravuga ko ari iki cyatumye yurira hano? Ntabwo tukizi, arimo aravuga gusa ngo nimba ari Aline ngo wamuteje ibibazo, niko numvise. Akaba ari umukobwa? Ni umukobwa ngo muri ibice. Ni umukobwa yakunze? Mukanyemeye ngo umukobwa yakunze, ariko umukobwa simuzi. Aravuga ko ari bumanuke bigenze gute? Ngiye munsi ngira ngo mu kamere numva arimo aravuga ati nta banyero nshaka hano, ati kindi ndashaka ibinyamakuru mpuzamahanga ko bigomba kuza hano nkabona kumanuka. Akaba ari bwamanuka? Ngo akaba ari bwamanuka. Ni ibintu mwakiriye? Nabyumviye nabyumviye. Ni ibintu mwakiriye mute? Byakiriye gute se birako ari nko kwigaragambya. Birari nko kwigaragambya kwica umutekano w'abaturage bose. Kuva icyo gihe ntiturongera gukora. Nubu nta hantu wabona umuriro muri aka gace kose. Mu murenge wose. Ntabwo tumuzi. Ngo Ingabire muramuzi hano rero akababwire muzukuri nitwa Nemera Jean Claude. Uyu muntu yagiye hejuru saa 7 zamanutse
ubu tuvugana firizoni yose nta muriro ifite abantu bose umutima wahagaze kubera umuriro kubera uriya muntu umwe wenyine rero mwakora ibishoboka byose nk'abanyamakuru mugashaka uburyo bwashoboka uriya muntu akava hera hejuru ubuzima bugakomeza mu baturage ariko aravuga ati yakunze umukobwa yitwa Aline yamuriye 500,000 none ngo yarashatse umugabo Aline yashatse umugabo none yahisemo kuza kwiyahura buriya ngo ari kwiyahura ariyahura ngo mukanya garasimbuka niko ari kuvuga mu gihe Aline ataje ubwo inzego z'umutekano ziramukurayo ize nk'iminota 30 narinje guhahara ku gasoko numva nyine ngo umwana yimanitse mu ipoto ariko nk'uko ubyumvishe nanjye numvishe nyine ngo ni kubera umukobwa niba yamwanze ngo ahita yimanika muri ya poto nanjye rero narinje kureba nsanga nibyo birakwiye se ko umusore yakora biriya kubera umukobwa rero turatekereza ko baba banamuroze ntabwo biriya bintu ari gusa bamuroze rwose kuko ntabwo umukobwa yakwanga ngo ujye kwiyahura wipfobye ubuzima bwawe ntabwo bishoboka bashobora kuba bamuroze mushingiye kuki dushingiye nyine erega iki gihe hariho amashyari umwana ungana kuriya wenda nuko wanamubonye nawe n'igikurira ameze ibintu byose ni amashyari kuri iki gihe nta kindi kintu cyabitera kuko ntabwo umukobwa yakwanga ngo ujye kwivutsa ubuzima ngo upfe ahubwo washaka uwundi amaze igihe yimanitsemo hariya amaze umwanya muremure ko twabyumvishije mukavuga ko yaba yarozwe birashoboka cyane nuko nzi ko bakundana kenshi na kenshi mbabona bari kumwe inde nambe Eliezer n'uwitwa Aline uyu mukobwa yego amakuru mwamenye byaje kugenda njyewe nari ndahantu nigiriye mu bukwe abantu barampamagara babimbwiraho ndavuga nti si ubwo byatewe n'iki mpita mpamagara mama we ngo mubaze yuko uko ibintu yabimenye arambwira ati ibintu nabimenye uko abimenye ni uko nguko bimeze ndavuga nubwo nyine Imana niyo ifite ikintu iri bukore nibwo ngeze aha ngaha nkabona byabaye imbarutso njye numvaga abantu bambwira bari bahari bambwira ngo ko ari ukwera ngo Aline yamwanze nta n'ikindi yego nta n'ikindi nshingiraho yamara kumwanga akimanika ngo akimanika niba ari byo niba atari byo koko ntabwo mbizi neza birakwiye se oya ntabwo bikwiye ko umuntu yakwimanika nanone kubera ko niba umuntu akwanze iki gihugu gifite abakobwa benshi yakundana n'undi nanone urundi ruhande yego byashoboka kuba ari urukundo kuko nyine hari abantu bakunda bikarengera cyane uko bijya biba ku bandi bo hari n'abandi bijya bibaho twaje kuganira n'ababyeyi b'uyu musore batubwira ko hari hashize igihe kigera mu byumweru 2 batamubona dore ko ngo ubwo yari yavuye mu rugo n'ubundi ngo yari yasize abibye kuri ubu nabo bari mu rujijo ntibazi nyirizina icyabaye imbarutso yo kugira ngo uyu mwana wabo yimanike muri iri poto yange kurimanukamo ndi mu murenge wa Bumbogo akagari ka Musave umudugudu wa Ramba mu karere ka Gasabo gerageza wongere kutubwire byabereye uyu ni umwana wawe kandi yageze njyewe uyu mwana ni umuhungu wanjye ni umwana wanjye wa kabiri mu bana banjye njyewe nageze mu rugo mvuye mu kazi kanjye ngiye kumva numva ntaranarya barimo gushaka icyo bamfasha kugira ngo mbone icyo ndya umuntu arahamagara mama we aramubwira ati umuhungu wawe agiye kwiyahura ntabwo tugeze tubyumva ko twumvaga ari ibintu byoroheje ubwo bamaze kubivuga nasohotse njya hanze nk'uko babivuze ndebye nsanga umwana ari mu ipironi hejuru ndavuga nti rero niba umwana ari mu ipironi hejuru reka nsimbuke ngereyo ariko nabanje mpamagara na polisi ku rwego rw'igihugu turavugana abandi ati umuntu uri kuri teri reka bagerageze kuduhamagara ari we tuvugane kuko nasanze n'undi babahamagaye rero navuze nti ngewe byibuza umwana amanuka akagwa hasi njye nk'umubyeyi we ari njye ubanyambere mu kumupfunya byibuza ku muhungu ndavuga nti byibuza reka nze kugerageza mpagere mbere nk'umubyeyi we he kugira umuntu uza kumupfunyira umwana mbere y'uko mpagera kuko byagenze na n'isaha abo yagerageje guhamagara twabahamagaye abari kwifuza kubahamagara ntabwo turabona igisubizo
tutegereje igisubizo kiri buboneka. Yitwa Niyomwungere Eliezer, ari mu kigero cy'imyaka 23. ari kuvuga ko cyabimuteye Ntabwo turamenya icyabimuteye. asanzwe akora iki? Asanzwe ari umudiji, uko kazi ke yakoraga. Ayo makuru y'umukobwa ari kuvuga uri gushyirwa mu majwi n'abaturage nawe ufite mu buryo ko yivugiye ntabimenye iki. Nagerageje kuvugana n'umukobwa we, n'uwo mukobwa ndamuhamagara, Aline twavuganye n'ubu ari hano. Ndamubaza nti Aline ko uno muhungu arimo kuvuga ko agushaka bimeze bite, muherukana ryari? Arambwira ati duherukana mu cyumweru cyashize. Ndumva ko yabimbwiye. Ndamubaza mu cyumweru cyashize ese nagerageje no kumubaza koko hari amakuru mwigeze numva bavuga ko ashobora kuba afite umwana. Amazi se ufite niwe numvishe ushobora kuba mwarabyaranye? Ndavuga ati ntabwo nakoranye nawe, gusa ni sheri wanjye ariko ari namubwira. Kugeza ubu isaha ibyo twategereje ko kubaho, ntabwo inzego z'umutekano niyo mpamvu zahageze zirakora akazi kazo. Ikintu nabona navuga, wari kwifuza iki? nta cyifuzo cye turimo kubona. Ntacyo yavugaga ko ashaka Aline, ashaka abanyamakuru. Tugira amahirwe abanyamakuru bahageze, ndumva nta kindi. N'abandi arimo gushaka yagiye babona bari hano. Aline n'uyu yari ari kuri mobile money no kuri mokashi. Sinzi aho yakuye umubare wanjye w'ibanga, njya kubibona kuva ku itariki 6 mbimenya ku 8 ngiye kwishyura umuha amafaranga, nsanga nta mafaranga ariko hose. Ubwo ni bwo wamenye ko yayatwaye? Nabimenye ku itariki 8. Yabikomeye ko yayatwaye? Wenda njye sinabimubajije aho hari hariya, ariko abari hano yabibemereye babwiye. Arababwira ngo amafaranga yanjye arahari, ariko koko niba hari ntago mbizi kuko sinabihamya ko hari kubera ko amaze iminsi ine ntamubona. Kuko umuntu ufite amafaranga ntavuga ngo iminsi ine asanzwe ari umwana utitwara neza, ntabwo avuga ngo ayo mafaranga arahari. Ibyo kuba abakobwa barayatwaye hari kubagenza nta kintu nabyumvise, usibye nyine uyu nguyu Aline yahoze avuga kuva na kare kose. Niba wenda hari aho ahuriye n'ayo mafaranga nibyo bintu ntaramenya. Uyu mukobwa Aline, uyu musore yavugaga ko ari we ashaka kugira ngo amanuke muri iri poto, baje kumuhamagaza aturuka mu karere ka Gicumbi aza kugera aha, ariko tuganira nawe yatubwiye ko bigeze gukundana, ariko ikigendanye no kuba yimanitse muri iri poto avuga ko ntacyo abiziho, dore ko anemeza ko umubano wabo wari wararangiye. Uyu mukobwa akavuga ko ngo cyakoze yamusabye ko babana ubundi ngo aza kubyanga. Reka utangire twitira amazina yawe. Yego, nitwa Mukantabera Aline. Ni wowe uyu musore yahoze avuga ko ari we watumye yimanika hano. Wowe ibi bintu wabimenye ute? Uyu musore usanzwe umuzi uti mubanye mute? nsanzwe muzi nk'inshuti yanjye cyane nyine. Yego, rero twavuganye mu gitondo mbwira ko ari kunshaka, mbwira ko bidakunda ngiye kumugasa atabambwira ngo yimanitse ngo ari kunshaka. Yego. Ni inshuti yawe mwakundana cyane. Umwaka. Ibyo by'amafaranga ari kuvuga cyangwa biri kuvuga se ariko wabyumviseho? Njye ntabwo nzi iby'ayo mafaranga, ntabwo mbizi. Nta kintu ugeze ubwira? Ndi kubyumva ariko ntabyo nzi. Bari kuvuga ngo iki? Ari kuvuga ngo ni mvuga ukuri ariko ntabwo mbizi. Abaturage baravuga ko ngo yavuze ko hari amafaranga yaba yaraguhaye. Byama amafaranga? Yego, hari icyo wabyumviseho? Nta mafaranga yari amahabe n'igihumbi. Ibi nawe byagukubona? Byantunguye, ntabwo nari ndi hano, rindi Gicumbi. Yego, nje none mu kanya. Muherukana kwa kangahe? Ku wa mbere hashize ibyumweru 2 tudahura. Birimo birahura amanuka. Ikibazo mufite? Ntacyo. Wageze aho kuko none? Nje kuri moto. Nyine waje baguhamagara? Yego, bampamagara saa 6, mvuye mu rugo saa 8 n'igice hafi saa 9. Yego. Bakubwira ko yimanitse nyine ngo ari kunshaka ngo ninjye ashaka. Urahageze bwira? Ndahageze arambwira nyine ngo nimvuga ukuri. Yego. Kuri se wakuvuza avuga iki? Njye ndi kumubwira ngo basi nambwira ukuri mvuga, yanze no kumbwira. Nta kintu muri kuvuga? Ntacyo, ariko ntabwo nshaka kandi ndavuga ari kunshaka, ntabwo mbizi.
ugeze akakubwira ko atagushaka kandi ngo batagushaka. Yego tubwira amakimbirane yabaye cyagenze. Umunsi warageze nyine ubwo arampamagara mu gitondo ndamugana nta kibazo, nimugoroba nanje kujya Kimironko kuzana ibiceri. Noneho rero umugoroba bigeze ndamubwira ati rero ntabwo ndaboneka kare, ndaboneka nka saa moya. Hari utuntu nagiyemo twatinze, ndaboneka nka saa moya. Hagarara ku muhanda heza aramamagara amubwira ndabona nyihoze sinzi ko biri bukunde vuba. Ubwo ndamubwira base ndanga saa 2. Ahita ambwira atakora akarambwira ati rero ngiye kongeye mu rugo iwacu uze kuza kumamagara nunshaka. Amamagara ambwira ese sheri wanjye ko wivumbuka ambwira ngo nze kuguhamagara aho tugiye suhaze byiza rero bari kuhansanga. Nibyo navuganye nawe ahita tarakara kupa nanjye ndakupa ndamamagara nabwo nta mwanya mfite nigiriye mu kazi dukomeza gutyo mpaka kugeza n'isaha. Ibyo gupanga umubano yari uhari se ibyo bimeze wari warabyanze? Oya naremeye ubwo nyuma ndabyanga. Wanga ko mubana? Wanze ko mubana hashize igihe kingana iki? Nibyo by'umweru nyine. Kuba waranze ko mubana ntiyaba ariyo mbarutse utumye yimanuka hariya? Ntabwo ariyo mpamvu, sinzi ikibazo afite. Cyatumye mutabana se bifitanye isano n'ayo mafaranga? Oya nta mpamvu by'amafaranga ntabyo nzi. Inzego zitandukanye zaje kurira iri poto zimanura uyu musore ndetse by'umwihariko baramutwara dore ko yagiye kuganirizwa, ariko abaturage bo bakavuga ko bakurikije ibyo babonye uyu musore ngo ashobora kuba yarozwe, dore ko bavuga ko ibyo yakoze nta muntu muzima ushobora kubikora, banakurikije uko bari bamuzi. Bamwe ntibiyumvisha ko ari urukundo, ariko n'abandi bo bakavuga ko